oya ndaje ntabwo iminota ishira ntarakugeraho. Aho umukobwa umwanyeretse uramukunda wageze hano gute wageze wanditse cyane rwose yitabye Imana turikiriyo turashyingura turakaraba birarangira. Mwana yanjye nubwo nagucumuyeho bwose nubwo naguhemukiye inshuro nyinshi mwana gerageza unyumve ndabona ntawetse harimo hano muri salo Erive yicaye muri salo Alex nawe araje fasha kabisa mbabarira umve namufashe ntabwo nigeze mvuga sibyo umfashe ugende umubwire ko telefone nayisize sibyo nurangiza ubundi iranje mbabarira cyane ahubwo ngira umve none se ni nyine genda nyine Erive atamenya n'ibyo ari byo cyenda wow Merci chérie. Yumvuye kuyavuma ipio ntabwo ari mu nzira yabanye. Siyake ikintu umuntu aguhaye agomba kukitonera. Okay, ni wamurangiye gukunda. Sibyiza. Bite? Nitwa Nick. Nitwa Nick. Makuru. Neza. Urara hari? Oya ntabwo hari nasigiye telefone. Telefone yasize. Yego. Wanyitabye neza kana mama neza. Ni ngiye twavuganye ugeze mu bavuga. Yewe witabye? Yego. Okay. Noneho? Mumpere tuno tuntu. Okay. Sawa umusubiza? Umunsi mwiza. Sawa. Meze bite se kumbona ndatuje bimeze bite? Nandi kureba hanze yuko imvura igiye kugushira. Kuko nafite gahunda y'ahantu ushaka kujya mu kanya niyo mpamvu ndi kureba utarikira gahunda. Ntakintu imvura ko uzuze yawe. Sinabure ko ikirere cyahindutse. Aya ntabwo ikibazo. Tuvuze abantu gahunda z'ubundi waranyereka. Mubwire mu mwanya wanjye. Erive urabizi ko abakozi banjye bose ari we witwara neza. Akoze cyane. Ariko ndi gupanga mu isabukuru ya papa. Nibwo nzerekanamo umukunzi wanjye. Ndetse nkazanababwira tariki y'ubukwe. Okay. None rero kugira ngo ubifashemo ubigire nk'ibyawe. Kuko ntabwo nawuva rwose nagufite. Uzawuve. Bose rero nubwo turi mu kigero kimwe ntabwo nagusuzugura. Numva se rwose ntugire ikibazo nzabikora nk'ibyanjye. N'ubundi wakoresha yakoresha kurumvikana kabisa. Nicyo mukundira rero. Murakoze cyane. Okay. Ibyo ntugire ikibazo rwose. Okay. Bamubwire kori
umenye ko ugiye muri anniversaire ya papa w'ikirombe cyawe ugomba kugenda wambaye neza. D'accord? Ubwo se ubu ntabwo nambaye neza. Oya, ugomba guhitamo imyenda myiza yo kwambara. Undi wawe urimo akiwigizeho. Okay. Mva reba umwenda wambara aho ngaho. Genda mbona kwa. Iyihe? Gukore kare. Ugomba kwambara, urumva? Iyi. Uraza kwambara iyi, urumva? Oya. Ntabwo nyiku iri kurukireshya dodo reba. None si kwa so bukwe. None se uragenda wambaye ugomba kugenda wambaye nk'akantu haka. Oya. Urambariye uzambara akantu nk'ako ugiye muri anniversaire y'abashuti bacu abantu nyine baba Ori. Hello? Hey, ya dosiye reka nze ndabigukore. Kanze mbigukore. Hello boss. Herve. Uri Wandi hano nyuma ngiye kwinjira. okay. Noneho ngwino sanga inyuma hano tuvugane ho gake. Rero injira nta kibazo. Sheri babarira gato hari abantu tuvugana kaza gato. Herve, bitese. Makuru. Uribuka dosiye nasize muri office yawe? Ibyo ndintere kashe, binyoherereze kuri email. Sibyo? Yifata imodoka y'u Rwanda. Ari gundi imodoka. Njye moto. Gira papa ariko. Ntwibagirwe? Yego. Ndayikeneye cyane byihutirwa. Ari. Sawa. Murabizi ko ijya kurisha ihera ku rugo. Sibyo? Yes. Niyo mpamvu rero ngiye guhera ku muhungu wanjye. Yes. Urabona ko ari we muto akeneye kubyibuha cyane. Ntabwo ungana gutya wowe. Ibyo turavuga ku myaka yanjye.
reka mbabwire rero burya rero mu buzima umuntu agira icyo yanga akagira icyo akunda sibyo nanjye rero muri buno buzima bwanjye namwe mubayemo hari umuntu nkunda muri kwibaza ngo ninde ni umuhungu wanjye arashimisha cyane Alexis ndagukunda kandi ntuzantenguhe ndagukunda papa rwose rero ntabwo nakomeza kwizimba mu magambo munyemerere ku bw'agaciro muha kandi namwe nkabaha agaciro kandi n'Imana yaduhuje nayo nkayiha agaciro kanini cyane murabizi ko ibyo twakora byose Imana itabyemeye ntabwo ibyo ngibyo byakunda tumuhe ijambo agira ijambo atugezaho kandi ijambo riri bunkore ku mutima Alexis ndagira ngo unkure amahwa mu nda yes hagati aho ngaho ariko twaba twicaye nta kibazo ugomba gukomeza guhagarara ntabwo ijambo niryabushaka niryawe maze mumpere papa amashyi papa rero ntazo kubwira ko mukunda kandi n'ubundi ndabona tuva mu bwiza tujya mu bundi ngiye kukwereka umukobwa mwiza uruta abandi nubwo bose ari beza ni beza pe ariko hari umwiza uruta abandi umukobwa niwe nshaka kukwereka uzakubyarira abuzukuru uwo mukobwa ni ikibasumba mwiza cyane ni umwamikazi ntawe usa nawe yitwa Hori ni mwiza cyane ariko papa ndabizi ko nawe ufite ubushishozi aba bantu bakwicaye iruhande urakeka ari nkande kurikije ijisho ryawe uko bareba hariho ijisho ryanjye ryagiyeho rimureba cyane ariko nawe ryawe nk'uko rikomoka kuri njyewe rifite uwo ryabonye watubwira ukatubwira nimba uwo nabonye nawe ari wowe wahisemo nyine urumva ko umuryango wawe ukomeje kuba umuryango urabizi ko imfura ingana na se ntabwo nareba kure yawe ngomba kureba nk'ukureba uwo mwana rero bose ni beza nk'uko babivuze ariko hari umwiza utangaje ahubwo mbona bose babatwara ni abatwara ariko ntabwo byakunda nshaka kukwereka rero umwe muri bo yitwa Hori ni mwiza cyane ni Hori nyine ni ikibasumba Hori haguruka usuhuze papa ari we sobukwe namumpereye amashyi papa karibu umukobwa utabanye papa rero ngwino usuhuze umukazana aho mama kandi rwose urisanga mu muryango turakwishimiye cyane sisanzure ntuzagira ikibazo cyose uzagira ujye ubaza umuryango sibyo kandi ndizera ko n'umuhungu wanjye atazakubera umwana mubi namureze neza nawe kandi uzamubere inkoramutima sibyo Wow.
Alo, ni muganga muvugana hano la Croix du Sud. Hano batuzaniye umurwayi urembye cyane wakoze accident. Ndebye mu ikote rye mbonamo nimero zanyu. Yitwa Mbarukeye Elfe.